umugore ni mutima w'urugo, ni inkingi ikomeye y'iterambere aho umugore yubashywe. Ni umunsi wahuje abayobozi n'abaturage bagaruka ku ntambwe imaze guterwa mu guteza imbere umugore, banashimangira ko hakiri urugendo rwo guteza imbere uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'umugore n'umugabo. Bamwe mu bagore bitabiriye ibi birori barashimira cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu guteza imbere umugore. Baje nabashimira abashyitsi mwaturutse kure mwaje kudufashamo, ndashimira nyakubahwa Perezida Kagame, nkashimira na madamu we baturemeye uyu munsi wo kugira ngo natwe tugire umunsi umwe wita umunsi ngarukamwaka. Turishimye cyane. Amazina yanjye banyita Nyiranibiringirwa Judith, n'uyi Ndorandi mu mudugudu wa Ndorandi, umurenge wa Kinihira. Ndishimye cyane ku munsi w'abadamu, leta yatwitayeho rwose, twishimye twanyweye, kandi buri mudamu yahawe ijambo muri uyu murenge. Si ibyo gusa kuko kuri uyu munsi mukuru w'abagore hari n'abasezeranye. Bagiye gushyingiranwa bafite inshingano ikomeye yo kwita ku bana, bakabaha ibatunga no kubarera bishingiye ku ndangagaciro z'igihugu. Rero umugore uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda biteganya. Murakoze cyane abandi. Ngaruyimanzi Diane ni umuhuzabikorwa mu nama y'igihugu y'abagore mu karere ka Rulindo, yashimiye abitabiriye ibi birori anavuga ko abagore bakwiye kwigirira icyizere bakamenya ko nabo bashoboye. Uyu munsi udusaba guhagarara gato tukibuka, tukishimira kandi tugaha agaciro uruhare rudasanzwe umugore agira mu mibereho yacu no mu iterambere ry'igihugu cyacu muri rusange. Uyu munsi kandi ni umwanya mwiza wo guha icyubahiro no gushimira abagore bose bashyira imbaraga mu byo bakora, harimo kuba ababyeyi bakabifatanya no kurera, bakaba abayobozi, bakaba abacuruzi, abahinzi. Umugore ni mutima w'urugo, ni inkingi ikomeye y'iterambere aho umugore yubashywe agahabwa amahirwe kandi agashyigikirwa, iterambere ririhuta kandi rikagira umusingi ukomeye. Mukanyirigira Judith, umuyobozi w'akarere ka Rulindo, nawe yashimiye abagore intambwe bamaze gutera, anavuga ubutumwa bw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Jeannette Kagame yageneye abagore bose muri rusange. Ndabivuga uko yabivuze, yaravuze kuri uyu munsi twizihiza abagore, ndabasaba kongera kwigenzura mu marangamutima, imico n'imyitwarire, mumenye kwibungabunga, byose mugamije kwiyubaka. Uyu munsi wongere kubibutsa ko uko mukunda abandi mukabitaho mukabamenya namwe ari byo bibakwiye, uko mwita ku buzima bw'abandi namwe mwite ku bwanyu, cyane cyane ubuzima bwo mu mutwe. Umunsi mwiza w'umugore mu ntizamashyi. Uyu mwaka insanganyamatsiko iragira iti umugore ni uw'agaciro. Ntawe ushidikanya ku mwihariko ntagereranywa Imana yahaye umugore wo kurema abantu no kubungabunga ubuzima bwabo. Ba mutima w'urugo, uyu ni umwanya wo kubashimira byimazeyo uruhare mufite mu iyubahirizwa ry'uburenganzira bwanyu. Murabizi neza ko abenshi muri mwe ntawe musaba ibibatunga, twabibonye hano abamaze kubitwereka, ahubwo ari mwe mufite abo mutunze. Ntawakwirengagiza ubwitange bwanyu mu gutuma imiryango yanyu igera ku iterambere. Senateri Honorable Niyomugabo Cyprien yashimiye abagore mu ruhare bagira mu iterambere ry'umuryango. Baturage b'akarere ka Rulindo, muraho! Nagira ngo mbashimire mwese uburyo mwitabiriye iki gikorwa cyo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore. Umugore n'umugabo bombi bashyize hamwe bahabwa amahirwe angana. Ibyo ngibyo rero tukaba tunabisanga mu itegeko nshinga
rya Repubulika y'u Rwanda yugiye mu ngingo ya 10. Kubera ubushakiro bwa politiki, amategeko n'ingamba byashyizweho bigamije guteza imbere abagore, u Rwanda n'ukuri bigaragara ko rumaze gutera intambwe ishimishije mu guteza imbere ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Abaturage n'abayobozi mu karere ka Rulindo bongeye gushimangira guteza imbere umugore no kurwanya ihohoterwa ko ari inshingano za buri wese. Basabye ko ibyiza byagezweho bikomeza kubungabungwa, umugore agahabwa amahirwe angana n'ay'umugabo mu kubaka umuryango n'igihugu muri rusange. Ndagijimana David, Radio Ishingiro mu karere ka Rulindo.